Twongeye kwirirwa abakurikiye Rukumbi TV, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Iyi ni Rukumbi TV, Gendi the Highest Rukumbi, twongeye kubaha ikaze. Icyo twabwibutsa nanone ni ugukanda subscribe kuri Rukumbi TV kugira ngo ibiganiro bya Rukumbi TV bibagereho ku gihe. Kanda like, kanda share, ushyire igitekerezo cyawe muri comment. Byose naho munsi ya video, hanyuma ibiganiro bya Rukumbi TV bikugereho ijana kurindi. Aha rero nkuko mubibona twasuye umukecuru. Twasuye umukecuru ukomeye, umukecuru ugiye kutuganira, akatubwira ibya kera, akatubwira n'ibyubu. Bajya banareba kure, ashobora no kutubwira n'ibizaza. Hanyuma mukecuru, nubwo gukorana mu ntoki bitakemewe, ariko jewe rwose reka mbakore mu ntoki muri aho. Murabo neza. Hanyuma hano dufite kamera za televiziyo yitwa Rukumbi TV. Mukecuru ujye yumva? Televiziyo uzi ni iyi? Televiziyo ni ma televiziyo. Numva bava ngo za televiziyo sinamenye ubwoko bwabyo rero. The Highest Rukumbi, ikaba ari Rukumbi TV. Hanyuma mukecuru babita bande mwe? Ngewe se. Izina ryanjye. Nitwa Bernadette Mukambuguje. Witwa Bernadette Mukambuguje. Ariko mukecuru nubwo umaze kugira imyaka myinshi, ariko uragerageza uvuge cyane kugira ngo abantu bazatureba hariya bazumve neza ayo majwi ya mukecuru. Sibyo? Ubuse ntiwariye se? Nari. Ntiwananyweye? Akuka karahari. Hari ikibazo se? Mukecuru babita Mukambuguje Bernadette. Aha mutuye bahita ngo iki? Muri Misatsi. Muri Misatsi. Misatsi na akagari na umudugudu. Umudugudu. Akagari n'ibitabo. Umurenge ni Kagasa. Umurenge ni Mwogo. Akarere mukecuru? Ni akarere? Ni Nyamata. Ku karere Nyamata. Ku karere Nyamata. Akarere. Nsobanurira. Nyine ntabwo nanjye mpazi. Nuko rero. Akarere ka Bugesera. Mukecuru ndagukosoye. Ingosoye. Okay. Mukecuru. Twaje rero kugusura kugira ngo tuganire. Hano twahuriye urahibuka? Ndahibuka. Bwa mbere. Ndahibuka. Ari nabwo nifuza ko nzabasura. Ndahibuka. Mukecuru rero ikintu cyatumye kutambajije, ikintu cyatumye nifuza kuzaza kugusura. Warambwiye ngo uzaza kunsura, muzaza tuganire, ndaza kureba aho utuye. Nanjye ndavuga ngo uzaze. Kuki utambajije impamvu nshaka kuzaza kugusura? Nabayimbwiye. Ubuse narayikubwiye harya? Yakaya. Nari nshatse ubwo kwijijisha. Ubwo naringize ngo wenda ugiye kuvuga ngo wenda ngo nje gushaka umugeni cyangwa se nje gusaba inka. Ndabona ari no mu rutoki, wenda ushobora no kuba ufite n'akagwa. Ese nta kagwa ufite ngo uduhe mukecuru? Ntabwo mfite. Kazaboneka ryari ngo tuzagaruke? Nataze ejo. Ejo warataze? Ese ikintu bita gutara abana bato urabona nka bariya bari hariya bashobora kuba bafite ukundi kuntu babivuga. Iyo bavuze gutara ni igikorwa gikorwa gute? Gutara ibitoki. Mu bitara hehe? Mu rwina. Urwina se barukora bati? Barubaza mu biti? Bacukura umwobo mu butaka. Hanyuma bagashyiramo amakoma bagatara. Bagashyiramo amakoma bakazingazinga bagasanika, hanyuma bagatara. Nicyo bita gutara. Kuzika se? Hari n'ikindi bita kuzika. Nabyo no kuzika nyine. Nabyo ni ikindi kinyarwanda. Bantu mukurikiye Rukumbi TV, uyu mukecuru twasuye ni umukecuru mukuru ku buryo butangaje. Niyo mpamvu twamushakishije tukamugeraho
kugira ngo namwe bato mwibaze ngo ese uyu mukecuru kuba agejeje muri iyi myaka yakoze iki, yitwaye ate, byagenze gute? Mukecuru ufite imyaka ingahe? Imyaka 100. Imyaka 10, 20, 30, 50, 80, 90, 100. Umukecuru ugikomeye gutya, ntago giye numvaga ko umuntu ufite imyaka 100 agishobora kuba yahaguruka cyangwa se ngo ave mu nzu, ariko umukecuru yadusanganiriye ku muhanda. Mukecuru kugira ngo ugire imyaka 100 byagenze bite? Wariye iki? Nariye inyama, ndi umutima w'amasaka, ntacyo naryaga yewe nkubwire, nkanywa n'amata. Amata niyo yarantunze. Waryaga inyama? Ni inyama n'umutima w'amasaka n'uburo. Umutsima w'amasaka, umutsima w'uburo, ukanywa amata. N'ubundi yabona agatima karako nkajya kuyagura rwose sinjya nkubirarire. Inka zagiye zigabanuka, zabaye nkeya, nanjye kuvuga ngo zarashize. Inka ntago zishira, ntibavuga bavuga, sibyo mukecuru? Okay. None se abungu ko natwe tubirya sibyo biryo? Wago umutsima w'amasaka wawurya? Ntajya umbeshya. Nawe urya mukecuru? Ndawurya kandi. Abere nkubwire kuko rero sinkubeshya. Wenda ushaka kugira ngo mbaze cyangwa utinye kumpenyuza. Ruzagayira wumva yasanze ndi umukobwa w'inkumi. Inkumi kuko Ruzagayira yarashize witwa Gasekuru Mibweramvura ati nimujye guhinga inkuka niza bazamura vuba. Ubwo nezwe nasoko kwanyirwa nyogokuru wanje byaradata. Noneho rero ati ndashaje ntabwo najya guhinga ibishyimbo mu nkuka. Nimo nkwikira isuka. Ndagenda ndihingira ibishyimbo cyakwa akantu turi impembezo nkasiga aho nahenze nkasiga mpembeye. Uwacu bahinga inyumba gusa nta kindi. Ibishyimbo ndabihinga bireye ahubwo yampaye abakozi kujya kubisarura. Urumva? Noneho nkumye nkubwirya kabiri bidabwapfuye mfite abana batatu. Ubwo Ruzagayura iba mu mwaka wa Ruzagayura wari ufite imyaka ingahe mukecuru ugereranyije niba ubyibuka? Ntabimenya ibyo by'imyaka se ntabimenya rwose igihe nta ndangamuntu twafataga nta mwana wavuga ngo ajye kwandikishwa. Icyo gihe mwari mutaranambara? Yakada twambaraga impu z'ihene. Ni impu z'ihene twambaraga ni ukuri kw'Imana. Hanyuma cyangwa gukomera agahuzu kagahuza kari ko wambara. Ese agahuzu bagakomaga mu biki? Mu muvumo, mu giti cy'umuvumo. Ibi biti by'umuvumo bigira amarira y'umweru. Nibyo bakomagamo impuzu. Ubwo nk'igiti cyavagamo impuzu igukwiriye cyabaga kingana iki? Cyabaga ari kinini. Barakomaga ikarambuka nibwo cya gito gikarambuka ikaba nini bagakamura none ikarambuka. None se abantu bose bambaraga impuzu n'abagore. None ibiti byo gukuramo impuzu zikwiriye abantu byavaga hehe mu gihe? N'abamama barabiteraga nibyo bateraga kuko cyo gihe byo bambaraga. Umugore yambaraga inkanda. Urumva? Inkanda yavaga mu ki? Rw'inka. Akabagenda bakaruharuza bakarugira bakaruhoroza bamara kuruharura noneho bakavamo ikitwa inkuru batukaziteka. Inkuru? Tukaziteka mu bishyimbo mukazirya? Tukabirya twabishize mu myaka. Noneho abagore bagakenyera inkanda, za nkanda nta kindi. Yabagize umugisha akabona n'impuzu akayitera akaro mwitero. Urumva? Nuvuga ngo icyo gihe ntago mwambaraga izo nibyo twambaraga ziva mu biti by'imivumo. Nibyo byavaga mu ruhu rw'inka. Twebwe twambaraga izihene. Icyo gihe ni muri iyo myaka za Ruzagayura. None se Rudahigwa uratubwiye ngo Rudahigwa yapfuye ufite abana batatu. Icyo ese Rudahigwa yapfuye buriya nko mu wuhe mwaka? Ngaho rero ibyo ntiwabimbaza muvandimwe wanjye ibyo ntiwabimbaza. Sinize amashuri. Mwana ngo arekada. Nari nkurikiye akazi ka Rudahigwa gusa niko nakoraga gusa nta kindi. Ni ukuvuga ngo ariko icyo gihe ubwo mwari mwaratangiye kwambara? Reka da. Nese abana barababonaga bambaye ubusa namwe mwambaye ubundi? Icyo gihe twari twambaye icyo gihe mubwire kujya kwambara njyeho ndi ahangaha. Umugore wa data niwo ankubise ijisho ati nimugurire umugurira akenda bakavanye intuza iri iyo bajyaga kurangura arisye ngaho dampi bajye banza akenda k'igitare ka burusu niko nambaye icyo gihe.
umwenda kandi umwenda waguraga ngahe? Waguraga makeya, waguraga make. Ariko n'iyi ngibi se oya na 30 warabonaga. None se mukecuru, icyo gihe uravuze ngo ntago wize, nta mashuri yabagaho? yarariho higaga igihe umwana w'umugabo, higaga umugabo mbese ntibanagukundira kujya kwiga utagiye gukora akazi. Ikiboko kiratuvuga hejuru. Ikiboko cyadaye. Ikiboko nta hari abantu batari gusobanukirwa ikiboko. Bakizi se? Ntago bakizi. Dusobanurire mukecuru. Ikiboko kimeze nk'umukandara. Uyu mukenyeza. Ariko kikaba kinoze gisize. Bagikoreshaga bate? Bagikubitaga. Bagiraga bacyo bakazamura akagukubita. Kandi ntandi bakubitaga bakubitagira. Utakosheje se? Niba wakerewe kujya mu kazi urakubitwa. Ayiwe. Niba wakerewe baragukubitaga rwose suko kubeshya. Nuvuga ngo mwari mufite abantu babakoresha. Badukoresha. Ugakerererwa baturiye yakererewe mwigize hino ikiboko. Mwigize hino ikiboko. Bagakubita. Hanyuma ugakora akazi wamaze no gukubita. Maze kugizo nkoni. None ntaho umuntu yashoboraga kuba yarega se ngo arenganurwe. Waregeraga ndi. Waga wakerewe ngo urajya kurega wajya kuregera ndese. Igisonga nibyo byabakubitaga. Ryabaga ari itegeko ry'umwami. Ryari itegeko. Ariko urumva icyo gihe niyo mpamvu mwanabonaga ibibatunga byinshi mwakoraga muri kugahato. Ese ibyo mwakoraga mwarabisaruraga mukabihunika. Tukabihunika twaba turakorera leta. Twakoreraga leta icyo gihe. Bati mujye guhinga kwa naka rero wari umutware wacu witwaga Rudakemwa. Ubwo rero tukajya gukorayo rero. Nuvuga ngo hari hakiri ubukoroni. Hari hakiri ubukoroni nyine. Bantu bagiye bakoroniza u Rwanda bagihari. Imyaka 100 ni myinshi cyane, birumvikana ko wahuye n'ibintu byinshi bitandukanye. None se mukecuru, iyo ureba ibyo bihe mwanyuzemo mu imyaka yagiye itambuka, ibintu bigenda bihinduka kugeza uyu munsi, ubona igihe wagezemo ukavuga uti yiba byashobokaga ngo nigumira ahangaha rwose, ni mu bihe ni mu kihe bihe se ni ibingibi turimo nibi ubu rwose ntawe ugukubita ikiboko ntawe ubwa ngo wagiye mu kazi ntiwagiye hehe. Abakurikiye Rukumbi TV, uyu mukecuru mugezeho, ariko giye twarabanje kubonana, hanyuma mbona umukecuru turaganira, arige nawe twiherereye. Umukecuru ambwira imyaka ye, numva birantangaje, nifuza kumenya uyu mukecuru kugira ngo agire imyaka 100 icyabaye, icyo yakoze. Ariko yabitubwiye, yariye inyama, yariye umutsima w'amasaka, yariye uburo, yanyweye amata, akayoga nako nyine habwoko ki akangaka k'ibitoki n'amasaka n'amagwa nyine amarwa amwe y'umusemburo. Ariko ngo hari n'ibintu bashyiragamo ku buryo ngo bakabyita ngo niba ari inturire. Twagiye dusoma ibitabo gucanira umusemburo barawucaniraga. Inturire n'inkangaza nagiye byose nyine. Inturire niyo nkangaza. Ariko bakoreshaga iki cyo gukangaza? Umusemburo barawutekaga bagashyira mu kintu kamaramo nk'icyumweru. Uvuga ngo kuba twaje kuganira n'uyu mukecuru, hari byinshi dushaka kumenya byabayeho kera. Hari imbere zacu hano, nubwo mutabibona muri kamera, hari abana batoya ariko bakeneye kumenya ngo inturire, inkangaza, ikigage, umusemburo, urwagwa byavaga mu ki, byakorwaga bite. Hanyuma nabo bagasangira kuri ayo mateka cyangwa se ku muco wa kera. Uvuga ngo icyo tuba turimo gukora ni ukugira ngo abana bacu bari inyuma bazaza
bazajye bagenda bagira ibyo bigira ku bantu bakuru, ku bantu badutanze kubona izuba. None se mukecuru, uti nanywaga amata, naryaga inyama, ese inyama mwazitekaga mute? Twazitekaga bujumba, ntabwo twakarangaga. N'ubu ntiwamenya inyama zikaranze ngo urazikurimo. Inyama idakaranze ko itaryoha. Wakeze ubutayitetse. Inyama mukaziteka bujumba. Ziteka bujumba. Mugashyiramo umunyu. Ese umunyu turya ubu ni nawo wahozeho kera? Njyewe ni wondyo. Umunyu? W'igikukuri. Igikukuru. Kuko bambujije watera ko ngenda n'ubu ni burya. Ni wondyo. Kubera wamuvuje. None se mukecuru, ufite abana bangahe, umuryango wawe ungana iki? Umuryango wanjye mfite abahungu ni bangahe, ni 3 bari hano barimo. Abakobwa ni 4. Abakobwa ni 4. Umuryango w'abana 7. Abandi barashaje da. Hari abandi bashaje. Nari nabyaye 11. 11? Irangamuntu ya kera yari yaruzuye. None mukecuru, ni ukuvuga ngo ubu ngubu ufite abana 7. Hari abashaje nabo bageze mu myaka hafi nk'iyawe. Ese ubu nk'igihe wumva waba warashakiye waba ukibyibukara? Kase nawe nkibyibuka. Ni kera. Ntuwishime. Nese mukecuru, ubu ngubu nka kera iyo mwamaraga gusoma kwayo marwa ameze neza n'ako kagwa, hari uburyo babyitaga gutarama, mukabyina mugace ku mudiho. Ubu se uracyabyibuka? Nawe wibagiwe. Ariko se n'amashyi ntiwayakoma? Nayakoma. Neza ubu tubwire nk'akabyino ka kera kabashimishaga. Ariko nawe ugiye kunkweza ikizami yewe noneho ndagukubita kakanyafu kose. Akabyino kabashimishaga iyo mwabaga mumaze kumva ko mwishimiye. Yewe nyiramuririwe ye nyiramurire turirimbe ye wararaye we mbise nyiramuriri. Nyiramuriri. Mwina nyiramuriri we tukurimbe we ye ayewe giriyoraye giriyoraye mburamanga we ye wararaye ngiyo twabyinaga gutya kwa kundi mukecuru umaze kuturirimbira akaririmbo ka kera mwabyinaga iyo mwabaga mumaze kuruhaga no mu bukwe hose niyo twabyinaga. Izo nizo mwabyinaga. Ese ikintu mu muco wa kera, nuvuga ngo gutarama, hari ukuntu abagabo bagendaga bagataramira kwa runaka, ugasanga bagize ikintu bita inkera. Ese n'abadamu cyangwa se abamama b'icyo gihe nabo barataramaga? Bose baragendaga bakanywa da mugakesha. Ubu ngubu se biramutse bibaye hari ikibazo? Cyahehe? Ntacyo. Twarataramaga rwose, barataramaga. None rero watubwiye ngo ufite imyaka 100 rwose, imyaka 100. Ese ugiye ugira ikintu bita yubire ukavuga uti ngiye kwizihiza yubire y'imyaka 100 mfite? Ntago njya kwizihiza hehe? Hano mu rugo ugatumira umuryango, abana bawe, abuzukuru, abadamu babo n'abaturanyi, ukababwira uti ngize imyaka 100. Sinaye nabatumira. Nese uzabiteganya udutumire twese tuze? Uzabikora? Byari ntimbona umwanya. Uzabikora ariko 100 ritararenga? Niteguye. Noneho ahubwo tugiye gutangira kubitegura ubu ngubu, sibyo? Hanyuma uzaduhamagara uvuga uti ngiye kubereka ibirori by'imyaka 100 ngize.
twahise tuze twicare tunywe turye na bya biryo bya kera se biracyariho ibiryo bya kera se ndabizi se ntiwatekaga ibishyimbo se kera ko twajyaga amashaza n'ibishyimbo twavangavanze n'ubu ni uguteka ibishyimbo ubu se ntibikiriho amashaza njye nyabona ibishyimbo birahari n'amasaka ariko nahinga oya kuhinga nta nubwo rwose sina ngombwa kuhinga bariya bose se hari icyo wababura na mukecuru bazantwerera bose bamwe ndabazi ni n'abakire abo ndi kureba hariya b'abakire ndabazi ndabazi none mukecuru ese umutsima w'amasaka mwaryaga ni umutsima w'amasaka bwoko ki amasaka ayangayo ayangaya ayangaya duhinga tunywamo n'igikoma hanyuma njya nkunda kubona kenshi iyo dufata urugero nkanjye nteka mu isafuriya se ibyo biryo mwabitekaga mu isafuriya ubu ntiwabimpa ngo uteke ibyo byanjye mu isafuriya ntabwo byashya ntibyashya mukecuru oya ntabwo byo mu isafuriya ntiba binjoheye nk'ibyo mu nkono kubera iki kandi biba byatetswe ku nkwi ndakurahiye rero n'abana bari hano banyomoza n'ikijumba singiteka mu isafuriya mu giteka ubu se teka mu nkono ziracyabaho se kaba kuba se ntizihari ntazo njya mbona ziriyo none mukecuru ugize imyaka 100 ese kugira ngo uriya muntu wicaye hariya n'uriya mwana natwe twese tutaragera kuri iyo myaka kugira ngo tuzayigereho waduhe yihe nama nese ko bikorwa n'Imana nabibwirwa n'iki Imana niyo ikora ibyo byose none si Imana twese ntidukunda nuko rero bizakunda azayigeraho ariko watubwiye ngo mwari inyama munywa amata mu mutsima w'amasaka umutsima w'amasaka kera sogokuru wanjye ntiyajyaga umutsima w'imyumbati ashwi yarayihingaga ariko akagurisha ubu se niki mwadufasha nkatwe tutarabona ibyo biryo cyangwa se tutazi n'uburyo biribwa nihe nama mwatugira kugira ngo wose kurya umutsima w'amasaka biranananye ni uko usiyesha ukaza ugakora nk'uko ukora imyumbati nyine amasaka ese kubera iki atagikunda kubaho dore ntabibyigwa n'iki hari insina nyinshi kandi we amasaka yera ugasanga batemye bahunitse ibigega byabagaho ibigega byari biri ubu se nta hantu hakiri ikigega nk'ubu nta kigega nyihunikamo iki inahinga so mwabwiye ngo sinzongeye no guhinga n'imbese ngo byananiye no guhinga oya mukecuru ntabwo twakubujije guhinga barabimbwiye ahubwo uzajya uhinga gakeya oya buriya mufite uburwayi mu mubiri uburwayi mu mubiri butatuma uhinga kandi n'ubundi byarananiye oya ariko mukecuru warakoze warakoze rwose imyaka yose wakoze abo wakoreye dore uko bangana twebwe twese turi hano harimo abo tungana harimo abo turuta ese mukecuru abana burya umubyeyi iyo afite abana bose aba bakunda ariko ntabwo aba bakunda kimwe umwana wawe ukunda cyane ni uwuhe dufite hano ari babiri umwe n'uyu n'uriya nibo banshyigikiye muri uru rugo rwanjye urumva nibo banshyigikiye ngaho se gira uhamagaraze akwicara uruhande niba byemera tu bose baze nibashaka baze abana banjye se njya oya kandi zambabarire nta kibazo ntacyo ubashinja ntacyo nabashinja mwabana ba mukecuru mwe se umukecuru ubu ngubu ntabwo mwaza mukamwegerara mukecuru ufite umuryango uravuze uti mfite abana banjye ngabariya bambaye hafi aho intege zanjye zimaze gushirira aho mariye kugera mu zabukuru ubu ngubu hasigaye narakoze narabyaye ubu noneho abana banjye rwose nibo basigaye bantunze nibo ndeba umunsi ku wundi kubabona ni abagabo bakomeye cyane
ese nta bakobwa ufite? abakobwa se ko bari kure barashatse nta mwana usese wo muhereza uwo ni we muherereza nawe ndabona ari umugabo ukomeye ukuze bavuga ngo ni ibikwerere harya igikwerere umugabo umaze kuba igikwerere abageze mu myaka ingana abamaze gukura nyine abaye umugabo ukuze uhamye ukuze mukecuru kugira ngo ubyara abagabo bangana gutya ubakuze bareshye gutya bangane gutya bafite imbaraga zingana gutya wabigenje ute ko twebwe usanga cyaducanze kandi nari mfite imbaraga nagendaga hakurya za Karambe niyo nahingaga nkabahingira nkazana bakarya rero baba bagabo nabo bamariye kumenya ubwenge nibo bafata isuka barahinga baramfasha. none se reka tuvugishe umugabo umuhungu wawe w'umuhererezi wenda nawe atubwira niko papa iyo ubona umukecuru nk'uyu yarakureze ukangana gutya nawe ukaba ufite abandi urera wabyaye ukabarera nabo wenda mwenda kungana ese izo kuba aho ugeze ahangaha ukeka ko urwo ruhare runini rwaturutse ni ku bwawe ni ku bwa mukecuru ni ku bwa muzehe birumvikana iyo mvuze mukecuru na muzehe nawe aba ari hafi aho nubwo wenda we atakiriho yarashaje ariko se ukeka harakozwe imbaraga zingana iki? murakoze bavuga ngo mbere na mbere kashimbe Kumbi TV yaje kudusura kugira ngo mugaragaze ibiri muri society yo hasi kugira ngo muzamure bijye hejuru. No kuvuga rero rwose ndashima mukecuru na papa bakoze ikintu gikomeye cyane kugira ngo tugire ahangaha. Burya umwana atwara ibintu byinshi kugira ngo azamuke. Rwose ntago tubaveba barakoze mu mibereho yacu ntago twabayeho nabi kabisa. Numva uko twakoze mw'uru rugo twara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 4 n'ubwo bakara abantu barindwa n'umuryango muremure nta muntu mu rugo rwacu uzasabiriza cyangwa ngo yibe agira ate biturutse kwa ababyeyi bacu. Niyo mpamvu rero tubashimira bose bakecuru na papa nubwo papa we atakiriho ahubwo mukecuru twamukora mu ruki rwose yarakoze kugira ngo tuzamura tugeze ahangaha tugatubaye abagabo. Ubu nkweretse imiryango mfitemo hariya nayo ituruka kuri mukecuru ni myinshi nkaba nshimana Rukumbi TV nayo ije kuzamura ni nk'impano zacu ngubu nawe Rukumbi TV ndabashimiye. Murakoze cyane ni imbaraga nyinshi zaturutse ku mubyeyi nuvuga ngo namwe byababereye icyitegererezo nuvuga ngo imbaraga umubyeyi yakoresheje kugira ngo mwe muri abagabo mungana gutya namwe nizo mukoresha kugira ngo abo namwe mwabashije kubyara umuryango wanyu nawo ugere aho namwe mugeze. Ni uko twita ku muryango wacu kugira ngo ubeho neza natwe tugerageza kumanuka tugasanga uyu mukecuru kugira ngo tumwiteho nawe abeho neza abahe n'inama duha n'inama nk'ubu harigiye tujya twicara ngaha aho yakubika akunda guhisha akantu hano kakawa tugasoma tukajya ku kera ngo numva ambwira ko bya Rudahirwa ko bya mutware we wabo ibyo bintu tubiganiraho nabyo nk'uwo cyajya unteguza ngo uzaza aho ibyo bintu byo twanje no kuganiraho hagati y'umukecuru kubasa kubaza ko bya Rudahirwa hajya Rudahirwa cyamwibuka he ntabwo yabyibagirwa n'ikiboko yatubwiye ko yakubiswe n'ikiboko n'iki urumva yanyuze mu buzima bukomeye nuko yari afite imbaraga muri biriya bihe bakubitwaga ibiboko by'abakoroni n'iki ariko arakomeza agera ubwo ab'umumama abyara abana barakura bamwe barasaza nabo basiga abandi namwe muracyahari. Urumva ni imbaraga nyinshi cyane umukecuru yakoresheje none ubu akaba agize imyaka 100 yaritanze byo
yaritanze mu myaka 100 umuntu aba yarakoze ikintu kinini cyane. Umukecuru rwose nuwo gushimirwa cyane. Hanyuma hari undi mugabo rero nawe, ariko hose uyu mugabo reka ndabona we ashobora kusa naho ari we mukuru, nawe rwose atubwira turatira ubu butwari bwa mukecuru. uyu mukecuru yabayeho aratubyara n'umusaza, araturera, arakura, turakura, tumaze gukura natwe tubaka ingo zacu, natwe ntuwe twemo kubyara n'abandi bana, natwe tugomba kuzabarera neza. Birumvikana mwese bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo indero iva hasi. Nuvuga ngo uko murera abana banyu, uko mutwara umuryango wanyu, umukecuru niwe mukuraho uwo muco, niwe cyitegererezo cy'umuryango wanyu muri rusange. Niwe fondasiyo yanyu. Abakurikiye Rukumbi TV, uyu ni umuryango mugari munini, aba nibo mubona, ariko hari n'abandi mutari kubona bari hano, ariko umukecuru yakoze akazi gakomeye. Umukecuru ni intwari. Umukecuru twamwigiraho byinshi cyane, nkatwe tukiri bato, abakiri inyuma yacu ndetse n'abazaza. Umukecuru nuwo gushimwa ku myaka ye 100. Mwumve, ku myaka 100 umukecuru gikomeye gutya. Yewe niyo mpamvu nagumye kwibaza ngo umuntu agira imyaka 100 byagenze bite, babikora bate kugira ngo bagere kuri iyo myaka 100. Mu gihe tubona ubu muri ibi bihe umuntu agira mu myaka 20 ugasanga yatangiye kuba umukecuru, ugasanga yatangiye kuba umusaza, yatangiye gutaka umugongo, yatangiye gutaka ibiki. Ariko se ukibaza ngo umuntu yageze ku myaka 100 byagenze bite? Nta rindi banga rero yatubwiye ibyo yariye. Iyo ni inama. Turabizi ko hari ibyo kurya turya tukumva ko twariye neza, tukumva ko turi abakire, ariko umukecuru yatubwiye ngo nariye inyama zidatetse mu mavuta, zidakaranze, unayimuhaye ntiyayirya. Nariye umutsima w'amasaka, nariye umutsima w'uburo, nanyweye amata. Kera twiriraga amavuta y'inka niyo twatekaga. Amavuta y'inka. Nariye umutsima w'uburo, nanyweye amata, nanyweye urwagwa, nanyweye amarwa, ikigage. Ibyo byose nibyo byatumye umukecuru abasha kuramba, abifashijwemo n'Imana nk'uko yabivuze. Hanyuma ubwo rero izo ni impanuro abaduhaye, ni inama z'ubuzima. Nawe ubwo abaye umujyanama w'ubuzima wacu, abaye umwe mu bafasha mirire, sibyo? Ubadufashije mu mirire. Yadufashije mu mirire. Bya bindi twaryaga by'amavuta, byayi twanywaga, murabyumva ko bishobora kuba ari byo biri kuduhuta, ugasanga ntago tumaze imyaka na 70 ntigeze, na 70 ntigeze, kandi umukecuru we afite imyaka 100 kandi aracyakomeye. Yadutereye akabyino mwakumvise, n'ubu n'umudiho ashatse yahaguruka akaduceke. Ese mukecuru ntago wadukubitira akadiho? Kagira gutya mukecuru tugagukomera amashyi rwose. Ntago bisaba imbaraga, ntago bisaba imbaraga, ni akantu gato cyane. Nawe ushaka ko nkoresha ikizami wakinkoresheje? Oya, ntago ari ikizami wakinkoresheje. Akadiho gaceke gakeya, gaceke tugukomera. Ushaka kugiye kanyina muri hajya kanyina muri igenda byira kandi wabivuga wakari mwabyina gakera. Oya, ahubwo gira hakari kurugimwa mwatse mugaho. Ayeye wararaye wararaye, komeza wararaye we, komeza aho tera reka kandi ye
nyiramuririwe nyiramuririwe turirimbe we ayiwe horanayiwe nyiramata mitangazo we ayiwe niwe wazanye amafaranga we mukecuru murakoze cyane mukecuru ni ibirori rero kuri Rukumbi TV nk'uko mubibona ni ibintu bishimishije cyane ni ibintu bitangaje cyane umukecuru aducinyiye umudiho murabibonye yadukoreye mu muhogo atweretse ko n'umudiho awuzi atweretse ko umukecuru agikomeye ku myaka ye 100 rubyiruko bantu mukiri bato mujye mwegera abakecuru nk'aba mubabaze uko babayeho mubabaze aho banyuze kugira ngo babashe kugera ku myaka nk'iyi bagikomeye agishobora guterura akaguru agacinya umudiho ni ikintu gikomeye cyane abatoya twese tugomba gufatiraho icyitegererezo tukegera abakecuru nk'aba tukababaza ngo byagenze gute mwakoze iki twe twakora iki kugira ngo tugere aho mugeze tugikomeye natwe tubashe kugeza imiryango yacu aho umukecuru agejeje umuryango we n'ubu ngubu bakaba bakimukeneye kuko aracyakomeye mukecuru turagushimiye cyane rwose pe murakoze cyane ikinyavu sinzi ko nari kugikira okay umukecuru arakoze pe arakoze n'umuryango we hanyuma rwose mukecuru ariko nzaza umurwagwa yampaye nzaze ryari nzaze ryari nzaza kukubwira uzaza kumbwira ubona dusibana hajya kwa muganga si umuntu wataze uyu munsi wataze ejo ubu ruzaboneka ryarira ejo hagiye kwa gatanu ejo ni ku cyumweru ejo ku cyumweru uzongera kuwa gatanu kuwa gatanu rwose kuwa gatanu ugiye nzaza mumpe kumuhama si umuhama harya umuhama nanjye nkashyire mu ijigo nkumve neza nuriya mugabo uri kuri kamera nawe tumuheho yumva urwagwa rw'inaha uko rumeze umukecuru yajyaga agira n'inzoga yitwa umutsama ngo yaturaga ibwami baturaga ibwami nazaguhaho umutsama bawenga gute uzambonera ubuki yazagushyiramo ubuki umutsama niwe baturaga ku baturaga ibwami ise w'uyu mukecuru niwe bajya babwira ngo yitwa Gashumba Gashumba ngo arazana inzoga y'umutsama abandi gutyo uyu wundi wawujyanaga umukecuru wazi kwenga umutsama umukecuru uzampa inzoga ebyiri uzampa umuhama umpe n'umutsama hanyuma umuhama nkasomere mu ijigo rimwe umutsama nkashyire mu rindi numva ijigo riryoherwa cyane iryo ari ryo ubwo umuhama wari pire ariko ngo umutsama ngo baga ari inzoga ngo ivanze n'ubuki niko najyaga numva ababyeyi batubwira iyo nzoga iba ari danje umutsama hanyuma umukecuru ugiye nzaza nje gufata k'uwo muhama ariko mbonye n'umutsima w'amasaka byaba ari byiza umutsima w'amasaka nanjye hari umutsima w'amasaka bawita gute mu kindi kinyarwanda simbizi ni umutsima rucakarara yego rata rucakara mukecuru arimo aranga kutubwira ikinyarwanda mukecuru tubwira ikinyarwanda buriya nk'uriya mwana ntago azi ukuntu umutsima bawitaga ariko arawumenya urumva umutsima w'amasaka bawita rucakarara sibyo hanyuma inzoga bashyizemo ubuki bakayita inkangaza indi bakayita inturire sibyo niba bibabaza mu ishuri muzahite mubisubiza ntibabibabaza muzahite mubisubiza hanyuma abandi bana batumvise ibyo mukecuru yavuze bazahite bibaza ngo ba bana burya ni bakuru umwana
bazi n'ubwenge sibyo mukecuru ubu se ese usengera hehe mukecuru mu rushuri ku ruhe rusengero muri hedini ya gatolika mu gatolika uzi kuvuga ishapure ndakuramutsa Mariya nk'iyo umuntu yaturukaga mu muryango usenga batabandwa ukajya gushaka mu muryango ugasanga barabandwa wabigenza gute ategeye bari batakibandwa no guterekera byaravuye baraterekeraga ese byakorwaga gute mukecuru ntabwo ugeze ubikora ku myaka 100 mukecuru ntabwo nigeze nterekera nabonaga baterekera nk'uko bajugunya inzoga mu ziko simbizi ngaho bajugunyaga inzoga mu ziko n'umuheha bakabijugunya bakasoma inzoga bakajugunya mu ziko ese urumva utabizi bavugaga ariko rero ngiye ntabwo nigeze mbigira oya ntabwo we wabikoze ariko wabonaga babikora babikoraga bavuga ngo ngo dore inzoga naka uwapfuye dore inzoga naka babihaga uwapfuye ese biriya bintu mukecuru kuvuga ngo umuntu yarapfuye ngo barimo baramuha inzoga barimo baramuha bakamubagira n'ihene ahubwo akayirya se ndabizi se yajyaga he si yo hene ngo iyo hene bakayirira babana ko birira barayiriraga ngo bayibagiye uwo muntu wapfuye urumva ubwo se urumva atari amaco y'inda urumva bakabaga ihene bakavuga ngo bayibagiye umuntu wapfuye urumva ese iyo babikoraga bashaka kugera kuki ariko se ko nabonaga ngo urwaye yaba hari umuntu warwaye ngo nibabaye ukajya kurabuza ngo nibabaye ihene ndabizi nuvuga ngo umuntu akarwara hanyuma bakavuga ngo uyu muntu arakira ari uko mubazi ihene arakira uko mubazi ihene bakayibaga agakira se yarakiraga noneho hari sekibi hari sekibi noneho kera kandi rero wire nkubwire uko ureba ngubu twitanga kujya gusenga ntabwo kera ariko bigaga rero ntabwo bari cyane kera wasangaga umubare munini ni abaterekeraga baraguzaga n'abandi bagasenga gutyo gutyo noneho ibyo bintu byo guterekera no kubandwa no kubaga ihene hari aho byagiraga akamaro urumva niba barabagaga ihene umuntu agakira habaga ukize akaba n'upfuye ibyo bintu biratangaje kumva ngo umuntu ngo akiza ari uko babazi ihene ari uko bafashe ya nzoga bakajugunya mu ziko ese umuntu bahaga iyo nzoga cyangwa babagiraga iyo hene n'uwabaga yarapfuye wese umwana yashoboraga gupfa bakajya bamuha n'abo basaza bari bakuze abasaza uvuga ngo ba nyir'urugo bwari uburyo bwo kugira ngo bagume babubahe babagaburire ku byo bakoze basize bakoze ariko ndumva wari umuco kandi byari byiza mukecuru mukecuru byari byiza si byo byari byiza mu kigo bakoraga imihango ya gipagani none se mukecuru ukuntu byari byiza kugira ngo birire none mukecuru uracyatubwira ku muco hari ukuntu kera abantu bashyingiranwaga ugasanga ubu ngubu tugenda mu mamodoka tukagira ese tubwire kera ku muco wa kera umukobwa bashyingiraga nijoro ntabakingiraga ku manywa ubwo rero bakagenda bamuhetse mu ngobyi abo batahetse mu ngobyi bakamukikiza ibirago akagenda mu birago anyeganyega bamukikije bya birago babimushyizeho rwose areba aho ajya se areba aho ajya we yabaga areba aho ari kujya n'ubu ureba imbere hari ariko bavukiraga gakeya bakabonesha hari bamwe bakagenda bamukikije bafashe cya kirago bakagenda bagera mu yagera hariya mu muryango asanga nyirabukwe yicaye hariya akagenda akicara ku bibero bya nyirabukwe barambagizaga kera gute nk'uko murambagiza ukagenda ugasura umukobwa iwabo gutya neza
aba nabo barambagizwaga n'abandi ati nabonye umukobwa hariya akakurangira akavuga ati akarangira umusore noneho rero akazaza nuko bagasa ubwo se mu kabari kera se hariho akabari kera nta tubari kera ntabwo bari nabo ego mwana wanjye none se nk'umuntu wabaga adafite aho akura ako kagwa cyangwa icyo kigage ntabwo yajyaga kuba yajya kugasengera yagasengeraga mu baturage nk'uko nguko umuturage yakihishije none se iyo bakurambagirizaga bagasanga umukobwa bakurambagirije cyangwa umusore bakurambagirije ntumushime byagendaga bite waramurekaga ikintu bitaga guterura kera cyakorwaga gute kera barazaga umusore akaza akaguterura akakujyana kuko ni impama akaguterura mutavuganye akaza agafata abagenzi be akaza akaguterura akakujyana ntuvuze induru se wavuze induru se ntibari kwirukankane abaturage ntibahure ngo bakugarure bagushaka wiki niba ngo wabaga ugiye barabateruraga rwose benshi barabyumvishe barabateruraga none se iyo baguteruraga ukagera aho bakujyanye ntushoboraga kuba wagaruka ukavuga uti ngiye hasi nshaka kugaruka se nese bakoraga iki kugira ngo ugume aho hantu wagumaga nyine nk'uko bakwangije nese si ukumwangiza nyine bamwiciye ubusugi baba bakwiciye ubusugi abamwiciye ubusugi umuco ni uwa kera uratangaje ariko se ubu ngubu bigiye bibaho bigarutse ntabwo byaba ari byo ni ukuvuga ngo niba umuntu yaguterura ni uko yabaga agukunze cyane ubu se bw'ukunze umuntu ukamuterura hari ikibazo ariko batagufunze byaba ari na byiza nta kibazo ariko kugira ngo bagufunge ni uko uwo wateruye cyangwa bene uwo wateruye babisakuje bene bo batabishaka ariko bacecetse baguterura kandi bakakujyana neza ariko byaba koko ubu ngubu ntabwo byaba amajyambere yaraje birumvikana wari umuco wa kera ubwo iby'ubu nabyo ni umuco w'ubu ngubu twasuye umukecuru mu rugo iwe kuri Rukumbi TV uko muri kubibona ni umukecuru mukuru aduhaye impanuro uko twitwara aduhaye umurage ukuntu tuzarera umuryango wacu abadukomokaho atubwiye ubuzima bwa kera amateka abakubiswe ibiboko uburyo bakuraga ibyo bategekwaga imico ya kera kubandwa guterekera guterura abakobwa byose umukecuru aratubwiye rwose pe turamushimiye hanyuma umukecuru ngaho ugira impanuro uha abana b'ubu ngubu bakiri batoya aba ngaba n'abandi benda barayizi impanuro twarabahanuye ariko sabo ngo twabahanura tukabashobora mwabashobora ntabwo mwabura kubashobora ese ntibubaha se nzajya mbahanura aho nicaye n'abantu bakurikiye Rukumbi TV nabo bakeneye kumva impanuro mukecuru nayibabwiye niyo ngiyo ni ukwitonda kwicisha bugufiya ukwitonda ugaca bugufi ukubaha ababyeyi kubaha n'abandi bandi ariko ababyeyi nibo bonyine yego n'abavandimwe kubaha abakuruta kubaha aburuta abavandimwe ubundi rwose tukubaka umuryango nyarwanda tukubaka urubyiruko ruzaza rukabasha kugera aho abatubanjirije bageze kuri Rukumbi TV turabashimiye ibiganiro bya Rukumbi TV birakomeje reba munsi ya video ukande subscribe ukande like ukande share hanyuma ushyire igitekerezo cyawe muri comment hanyuma dukomeze kubaka sosiyete tugire ejo harambye tugire ubuzima buzira umuze natwe tugere aho abakecuru bacu n'abasaza bageze
turabashimiye rero Gendi the Highest Rukumbi. Iyi ni Rukumbi TV, nakagaruka ibiganiro bya Rukumbi TV byo birakomeje. Ciao.